ni amakuru none ahangaha aturuka hariya mu kibaya cya Rubaya. Tubibutse ko Rubaya ari ahantu hazwiho nk'ikinombe cy'amabuye y'agaciro, kandi iki kinombe cy'amabuye y'agaciro bari baragisinye ko mu by'ukuri Amerika igiye kuzaba yagifata noneho ikaza kuba yagarura amahoro muri kariya gace, muri kiriya gihugu. Tunabibutse ko mu by'ukuri iki kibaya gituwe n'abaturage benshi, rero bakaba barashimo ibisasu byinshi cyane, bikaba byahatwitse. no kuvuga ngo abaturage barimo barahunga, barimo barahambira utwabo, bamwe basize ubuzima, abandi bavuye mu byabo, inyamaswa cyangwa se amatungo yasahuwe, ibintu byagiye. no kuvuga ngo impande zombi zihanganye zirimo zivuga ziti mu by'ukuri aha hantu ni ahacu, abandi bati aha hantu ni ahacu. Nyamara mu gihe Amerika yo ivuga iti iki kinombe ni mukireke, ni icyacu. Ubuyobozi buvuga ko iki kinombe cyakagombye kuba cyacukurwa mu buryo bwemewe n'amategeko, nyamara nta kuntu iki kinombe cyacukurwa mu buryo bwemewe n'amategeko kandi hari kuberayo intambara. Amakuru rero dukura ku rugamba cyangwa se amakuru dukura ubushakashatsi bugenda bukorerwa muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye, dusanga kugira ngo amahoro arambe, amahoro aze muri aka gace, ari uko abantu bagomba kuba basenga, kandi bagasenga bizeye, bagasenga bafite icyizere cy'uko abashobora kuba batsinda urugamba. kandi uru rugamba mu by'ukuri no kuvuga ngo ari uwiyenza, ari uwiyenjejwe, bose Uwiteka Imana irabazi. Tubanze twihanganisha abantu rero bari muri kariya gace, abantu bari bafitemo umutungo, abantu bari bafitemo ibikorwa. no kuvuga ngo muri kariya gace ibikorwa by'ubucuruzi byahagaze. Gusa reka tubareke nyaboneka kugira ngo mubashe kuba mwakurikirana amakuru y'uko ibintu biraza kuba byarangira. kandi tubafandimwe, tubibutse ko niba utarakora subscribe kandi subscribe kugira ngo video zose zije kugeraho umunota ku wundi. Tubafandimwe rero twihanganishije abari muri iki kibaya cya Rubaya, kuko hari ababuze ubuzima, hari abapfakazi n'imfubyi. no kuvuga ngo imiryango yatatanye. rero kuba imiryango yatatanye ntabwo twavuga ngo ntizongera guhura, bishobora kuzahurira mu ijuru, ariko mu by'ukuri tubanze tubihanganishe. Dusaba abantu rero kwirinda kwegera ahantu hari amasasu, ahantu hari kubera intambara, kubera ko isasu ntiriteguza kandi ntirobanura, rishobora kuza rikaba ryaguhitana. bityo rero mukaba musabwa kujya kure y'urugamba kugira ngo urugamba rurwanwe n'abantu barurimo mu by'ukuri. ubundi mu mategeko y'urugamba cyangwa se mu mategeko y'intambara birabujijwe kurwanira mu baturage. Bivuga ngo iyo ugiye gutegura intambara utegura naho uzabashira, ndetse ugategura n'ibizabatunga. niyo mpamvu rero iyi ntambara yo muri iki gihugu isa nkaho yananiranye, kubera ko batigeze bategura neza aho abaturage bazajya, uburyo bazarwana batari mu baturage. bivuga ngo abaturage nibo bari kuba victime y'intambara, ariko tubabwira ngo Uwiteka Umwami Imana yacu arabazi, kandi mu by'ukuri ntawe ubasha gutabaruka umunsi we utaragira. tubabwira ngo rero bakomeze kwihangana, bakomeze kwiringira ko Uwiteka umunsi umwe azaduhuza tugahurira mu ijuru, tugahurira muri kiriya gihugu cyo mu ijuru. gusa impande zihanganye ari uriya mutwe w'inyeshyamba witwaje intwaro ndetse n'igihugu muri rusange. ni ukuvuga ngo bose hamwe baravuga bati wowe ntiwasinye amasezerano, undi ati ntiwubahirije amasezerano, undi ati nayubahirije, undi ati byanga byakunda. ariko hari abashyigikiye inyeshyamba. ni ukuvuga ngo mu gihe inyeshyamba zaramuka zitsinze urugamba, mu gihe inyeshyamba zaramuka zitsinze urugamba, ni ukuvuga ngo zayobora igihugu. kandi mu by'ukuri ntabwo turamenya neza nimba Loni ishobora kuba yabasinyira kugira ngo inyeshyamba zibashe kuba zakwegukana igihugu. ni ukuvuga ngo iki gihugu kizaba nka Sudani y'Epfo na Ruguru, kubera ko Sudani nayo nuko byatangiye ibyihebe birwana, abasirikare bitwaje intwaro barwana, ariko biza kurangira icitsemo kabiri, biba ibihugu bibiri
Sudani y'Amajyepfo na Sudani y'Amajyaruguru. Rero nshuti bavandimwe, gusa iyi nkuru ya Rubaya turayikomeza mu kanya, dukomeze tubashimire kwa mwateze amatwi, turabakunda muri ab'agaciro.